nzarwanira Bibiliya, nzatuma Bibiliya imenyekana ahantu hose, kandi nzakora ibishoboka byose ngwanire abantu bavuga Kristo. Ayo ni amagambo umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uriya mugabo wo muri Amerika witwa Trump, niyo yavuze igihe yari arimo kugeza ku bantu ijambo, avuga ko rwose ngo ikintu cya mbere agiye kurwanira ngo ni ukurwanira Bibiliya ndetse n'Ukristo. Abantu bavuga Kristo wakabitaho cyane. Ubwo rero abantu bavuga Kristo nanjye ndimo. Ahubwo umuntu yakwibaza ko nzi ko atajya akunda kuvugana n'abirabura, hari twebwe tuzagerwaho, ariko wabona Imana ibihinduye kuko nta bidahinduka, natwe akatugeraho. Ngira ngo uriya mugabo azwiho cyane kutavuga rumwe n'abimukira, ndetse cyane cyane abimukira ariko babirabura, akajya akunda kubakura mu nzira cyangwa se kubakura aho akorera cyangwa se kubakura mu gihugu cye, reka mbivuge gutyo, kubera ko akenshi wasangaga uriya mugabo nubwo wenda adakwiye kugaragara mutandukanye, twavuga wenda mu bikorwa byo gushyigikira Afurika, mu bikorwa byo guteza imbere Afurika, ariko uriya mugabo mu busanzwe ni umukristo, ahubwo amategeko azayashyira mu bikorwa kugira ngo wenda natwibonemo, tubone se yaza gufasha abatishoboye cyangwa se yafasha abababaye. Ubwo reka dutegereze turebe ibya Trump. Ngira ngo uramubona ku shusho afashe Bibiliya, arimo kuyimanika avuga ijambo, niba yarimo kubwiriza, niba yarimo kugira ate simbizi, ariko mu jambo rye ngewe icyo nabashije kumva mu Kongereza gakeya nize cyane, dore nka cya kindi cyanyu mwebwe murakaze mufite cyinshi, yavuze ngo nzagerageza kurwanira Bibiliya ndetse n'umuntu wese uvuga Kristo. Reka dutegereze turebe. Ngira ngo hari Trump hari ashobora no kuba yarabaye n'umuvugabutumwa, ntabwo namenya, ariko reka dutegereze turebe hanyuma y'ibi ngibi icyo biraza kubyara. Imana ikomeze dufashe kandi bane natwe muri byose. Amahoro y'Imana abane namwe.